What happened? Byagenze bite? Byakozwe bite kugira ngo muri iyi minsi mu isi habe huzuye ibinyabiziga bitandukanye, imodoka ntoya, za gari ya moshi n'izindi nini zitandukanye, byose bifite tekinoloji ihambaye kandi bihindura buri munsi imibereho y'abatuye isi. Mu mwaka w'1922 nibwo umuhungu w'imyaka 15 y'amavuko gusa yatangiye akazi ke mu iduka rito ryo gusana imodoka muri Tokyo ho mu Buyapani. Nyiri iduka ntago yabanje kwizera ko uyu musore ko kaje gukora akazi nk'abandi, hanyuma amushinga gusukura no kurera umwana gusa muri iryo duka. Muri icyo gihe nta numwe wabitekerejeho cyangwa ngo bimutware umwanya, kuko nta numwe wari uzi amaherezo y'uyu musore wari ukiri muto cyane. Mu myaka mike yari ikurikiyeho, uyu musore Soichiro Honda yari ari guhangana n'izindi nganda zakoraga imodoka ku isi mu buryo buhambaye, kandi yari afite uruganda rwe rufite agaciro kabarirwa mu mamiliyari y'amadolari menshi cyane, Honda Motors. Iyi nkuru yatangiye mu mwaka w'1906 mu mudugudu muto wari uzwiho ubukene cyane witwa Tenyuru Shizoku, wari uri munsi y'umusozi wa Fuji, aho n'ubundi ni mu Buyapani. Aha niho Giha Honda n'umugore we babyaye umwana wabo wa mbere, Soichiro Honda. Papa wa Soichiro yari umucuzi nyine muri karitsiye, aho yatunganyaga kandi agasana amagare, naho mama we yari umudozi w'umuhanga warerewe mu bihe bigoranye cyane by'ubukungu. Soichiro yavutse mu muryango w'abavandimwe 6, ariko akura wenyine kubera ibibazo by'ubuzima kandi bishingiye ku mibereho. Soichiro afite imyaka 8 y'amavuko, ari mu buzima bwe busanzwe mu giturage. Umunsi umwe yumvise urusaku rudasanzwe rwatwaye ibitekerezo n'amarangamutima ye. Soichiro yirukanse cyane kuri iryo jwi n'urusaku yumvaga, maze aza kwisanga ahagaze imbere y'ikimashini kinini yahagaze ku mitende 4 kigenda. Iyi mashini yari Ford Model T. Soichiro kubona iyi mashini byaramutangaje kandi biramutungura ku rwego atigeze abona mu buzima bwe. Mu magambo ye, Soichiro yagize ati, niyo modoka ya mbere nabonye. Mbega ukuntu byari bishimishije kandi bitangaje. Sinabashaga kumva uburyo iyo mashini ibasha kugenda yonyine kandi yitwaye mu bubasha bwayo. Igihe yari inshiyeho sinigeze ntekereza impamvu nisanze ndi kwirukankana mu muhanda, yewe nirukanse uko nari nshoboye ngo mbashe kuyifata. Ibyo Soichiro yaramaze kubona uyu munsi byasize isomo ridasanzwe mu buzima bwe, byatumye bihindura uburyo yitwaraga n'uburyo yakoraga imbere y'imashini iyo ari yo yose. Soichiro yize guhanagura ibyuma by'imashini zihinga ndetse yiga no gusana amagare abyigishijwe na se nyine umubyara. Soichiro yatwawe cyane kandi akunda za moteri n'ibintu ibyo ari byo byose bihinda, ariko Soichiro akanga kwiga cyane ku buryo igihe kinini cy'ubwana bwe yakimaze yiga anafasha se gukora nyine ubucuruzi bwe bwo gusana amagare. Kuba Soichiro atarakundaga kwiga birumvikana byagize ingaruka mbi ku manota ye n'imikorere ye mu ishuri. Hanyuma ku munsi yagombaga gufataho amanota, Soichiro yagerageje amafuti yose nk'abandi bana bashobora kugerageza ngo bahimba amanota. Agerageza gusiba no guhimba kashe z'impimbano, ariko biramunanira. Hanyuma se umubyara aza kumuvumbura, amuha igihano gikomeye cyane. Ku myaka y'8 se yamupfukamishije umunsi wose kugeza nimugoroba kandi atamugaburiye. Mu mwaka w'1922 Soichiro yabonye ikinyamakuru cyamamazaga imwe sosiyete ikomeye mu zakoraga ibinyabiziga mu mujyi wa Tokyo ho mu Buyapani yitwaga Art Shokai. Nk'umwana wari ushishikajwe n'ibijyanye n'ibinyabiziga na za moteri, yatekereje ko sosiyete nk'iyo yari yaramamaye mu Buyapani hose ishobora kuba ikeneye abakozi bashya. Ntiyatindikanyije, yandika ibaruwa isaba akazi, maze bidatinze abona igisubizo kandi cyiza kimwemerera akazi nyine. Ku myaka 15 y'amavuko, Soichiro wari waranze ishuri yavuye mu rugo iwabo yerekeza Tokyo, aho inzozi ze zagombaga kubera impamo. Soichiro akigera mu mujyi wa Tokyo yaratunguwe kandi aratangara cyane kubona ubuzima bwo mu mujyi buhabanye cyane n'ubwo yabagamo mu giturage cy'iwabo gikennye. Akigera ku iduka rya Art Shokai, Soichiro yatunguwe no gusanga nyiri iduka Yuzo Sakakibabra afite neza akazi yamupangiye nk'aho bari baziranye mbere. Soichiro ntabwo yagombaga gukora nk'umutekinisiye cyangwa ajya kuri za moteri yakundaga, ahubwo yagombaga gusukura ndetse akita ku mwana wa nyiri iduka. Ibi byababaje Soichiro cyane, kuko nyuma y'igihe gito yakora yabonaga nta mafaranga yinjiza kandi akababona akazi ke gahabanye kure cyane n'indoto ze. Ikintu kimwe cyatumaga Soichiro aguma aho hantu
n'isoni zo gusubira mu cyaro amara masa kandi akaba atsinzwe, dore ko yari yanavuye n'iwabo ahanganye n'ababyeyi. Uko igihe cyagendaga gihita, Soichiro yitegereza kandi akurikirana ibibera mu iduka neza. Ni nako n'akazi kagendaga kiyongera n'amakomanda akaba menshi mu ruganda, ku buryo neza abakozi batari bagihagije ngo buzuze inshingano zose uruganda rubasaba. Soichiro yahamagawe nk'umwe mu bakozi nawe ngo atangire afasha nyiri iduka. Birumvikana nk'utangiye yimenyereza, Soichiro yatangiriye ku mirimo iciriritse, agenda akura gahoro gahoro mu bushake n'ubushobozi buhambaye. Impano, ubwitange, umurava n'urukundo bya Soichiro byagararaga buri wese kandi bigatungura buri umubonye. Ibi byatumye nyiri iduka Yuzo Sakakibabura afata inshingano zo kwigisha mu buryo bwihariye Soichiro gutunganya no gukora ibinyabiziga byinshi byari biriho muri icyo gihe byari byakorewe mu mahanga, aho ni hanze y'Ubuyapani, ariko nyine bigakorwa mu bufatanye na Shokai. Soichiro yatangiye kumenyerana n'ubwoko butandukanye bw'imodoka, harimo za Lincolns, Mercedes yamamaye, Demiras ndetse na za moto zitandukanye zazanwaga nyine gukorerwa muri iryo duka ryabo. Soichiro yakoze iyo bwabaga maze akoresha ubumenyi n'ubunararibonye bwose yashoboraga kugira ngo yiyungure ubumenyi n'ubuhanga mu kazi ke ka buri munsi. Muri iyi sosiyete kandi niho Soichiro yamenyekanye cyane ku isi muri motorsport cyangwa moto zikoreshwa mu masiganwa. Motorsport yamenyekanye cyane mu Burayi, Amerika ndetse no mu Buyapani. Maze mu mwaka w'1923 Sakakibabura nyiri uruganda ubwe atangira umushinga wo gukora imodoka nyine zo gusiganwa. Imodoka ya mbere yakorewe muri uruganda yitwa Demira, yakozwe nyine hifashishijwe moteri yavanywe mu yindi modoka ya Demira. Hanyuma imodoka ya kabiri yakorewe muri uruganda yitwa Curtis. Curtis yo yakozwe nayo hifashishijwe moteri yavuye mu modoka yakorewe muri Amerika ya Curtis mu ruganda rwa Mitchell. Hanyuma yubakirwa kuri furushe y'indi modoka. Iyi modoka ya Curtis kandi yaje kuba agatangaza kuko yitabiriye irushanwa rya gatanu ry'amasiganwa y'imodoka ryaberaga mu Buyapani mu mwaka w'1924. Iyi modoka yari itwawe na murumuna wa Sakakibabura ubwe ndetse na Soichiro wari umuri iruhande nk'umwenjeniyeri w'umutekinisiye ugomba kumufasha mu rugendo. Yaje gutwara umwanya wa mbere mu irushanwa, tungura buri wese. Ibi byahesheje umwana w'imyaka 15 kwamamara no kuba ikirangirire ku isi mu isi yo gukora imodoka za siporo. Mu mwaka w'1926 Soichiro yinjiye mu gisirikare, ariko ntibyaza kumuhira kuko yari afite indwara ya color blind cyangwa kudasobanukirwa neza amabara, ikintu kidashoboka ku musirikare uwo ari we wese. Icyo umuntu azaba cyo baragendana. Mu mwaka w'1928 Soichiro yagarutse muri Shokai, yongera gukora akazi ke nk'umwenjeniyeri utunganya ibijyanye n'imashini nk'uko yabikundaga. Ku myaka 21 y'amavuko Soichiro yashinzwe kuyobora uruganda rushya mu mujyi wa Hamatsu, ishami rya Shokai. Mu mwaka wa mbere birumvikana byari bigoye. Uyu musore ntago yabashije kugera ku nzozi ze kuko byagoye abantu benshi kwizera uburyo bashinga ibinyabiziga byabo kandi bihenze, umwana muto kandi mushya muri business yo gucuruza ibinyabiziga. Nyamara Soichiro yakoresheje ubumenyi n'ubuhanga akora iyo bwabaga, ku buryo mu myaka yakomeje yaje gutsindira isoko neza kandi akora ubucuruzi bwe burakura. Uhereye icyo gihe Soichiro yakomeje kuyobora uruganda nta nkomyi kandi arugeza ku musaruro kugeza mu kiruhuko cy'izabukuru mu mwaka w'1973. Uyu mwenjeniyeri w'umunyenganda Soichiro wavukiye mu Buyapani nyuma yaje gushinga uruganda rwa Tokai Seiki kugira ngo ajye akora Toyota Pisto mu mwaka w'1937. Soichiro yitabye Imana ku ya 5 Kanama mu mwaka w'1991 azize indwara y'umwijima.